Yes, nabasuhuje cyane mu byubahiro byanyu. Iyi ni Digital Wealth Rwanda. Dutangira rero dushimira cyane cyane abantu bakanze kuri like na subscribe kugira ngo aya makuru tunyuza kuri Digital Wealth Rwanda ashobore kugera kuri benshi, kuko hari abantu benshi batazi ko ino channel ibaho. Abantu ba Nyamagabe, Nyamasheke, Matimba, za Kirehe, za Rusumo, hirya kure. Hirya kure rwose, za Rubengera, ntabwo abo bantu bose baramenya ko habaho iyi channel, kandi icaho amakuru y'umumaro cyane ku bakunzi ba crypto by'umwihariko. So rero bituma n'abo hanze kure mu bindi bihugu nabo bari interested kuri iki gisata, nabo bashobora kwimenyera aya makuru tubanyuzaho, aya makuru tubagezaho. Ndizera ko mumeze neza rero, nanjye ni amahoro, ndashima Imana. Rero nkuko murimo kubibona, ntabatindiye, iyi ni Bitcoin kuri USDT. Nanone ndashimira kandi nanone abantu barimo gutera intambwe baza kwiga, ibyo ngibyo ni iby'umumaro. N'undi wari ufite ubushake bwo gutangira kuza kwigira trading, ni karibu. Nabo abantu b'abajene rwose nabonye ari bo bafite uwo mwete, ni karibu ko dukorera ku Gisimenti. Ni karibu rwose, kandi ndumva muri description mba nashyizemo nimero ya WhatsApp. Ni ya WhatsApp, ntabwo ari iyo guhamagara, ni ya WhatsApp, ku buryo dushobora kwandikirana tukanoza gahunda. Rero iyi ni Bitcoin. Nuvuga ngo Bitcoin yari imaze iminsi imanuka, ni pair yayo kuri USDT yari imaze iminsi imanuka, ariko ejo bundi umwaka urimo gusoza 2024, ndabyibuka video nabakoreye mperuka niyo ku itariki 31 z'ukwa 12 2024, niyo video naheruka gukora. So icyo gihe Bitcoin yari iri muri downtrend move. Rero hagize gutya haba ubuhindukire kubera yuko ukwezi kwa mbere, ubwo tugeze muri first quarter ya bull run. Kubera yuko twarabisobanuye tubisubiramo kenshi ko uyu mwaka ari wo mwaka w'impinduka. Ni umwaka w'impinduka mu buryo bumeze gute? Ni ukuvuga ngo hazabaho izamuka ridasanzwe ry'amakripto muri rusange, ridasanzwe, kubera ko niwo mwaka hitezwe ko hazabamo bull run, crypto bull run by'umwihariko. So ni ukuvuga ngo rero ejo ku itariki ya mbere mu masaha yine nibwo hahise yiforuma imwe mu ma candlesticks twize cyangwa tuzi ku bantu baba trader, yitwa hammer cyangwa se bullish pin bar. So imaze kuba formed rero iba ari ikimenyetso cyiza cyane cy'uko aho hantu umuntu ashobora kuhinjirira azamukana na bene iryo soko. No kuvuga ngo turimo iri soko twakoze top down analysis, turimo turarebera muri time frame y'amasaha 4. Bishatse kuvuga ngo iyi candlestick signal iri very strong, iri strong mu buryo bufatika, ku buryo washoboye kuba yakurikiraniraga hafi, kubera yuko muri trading niba mfite crypto nibandaho biba bisaba yuko zigomba kuba ziri kuri list, ariko nzikorera follow up kenshi gashoboka kugira ngo opportunity in case yaboneka mbe ndi hafi kugira ngo mbe nayibyaza umusaruro, So niyo mpamvu hari abantu benshi bemera bagatunga trading view kuri telefone zabo, kugira ngo n'igihe umuntu agenda abe yagira gutya arebe chat uko byifashe. Nabyo nta kintu babitwaye, kubera ko muri Play Store ntekereza ko umuntu anyuzeyo iyo app iraboneka. So abinjiriye aha rero urabona nibo byagenze neza, kuko ubu tuvugana iri soko riri kuri strong resistance nkuko birimo kugaragara. So urabona ko ribyinira hejuru hafi ahangaha, so ryageze kuri strong resistance, ariko ubwo urumva hano harimo pips zitari nkeya, kandi n'ikijyanye na risk to reward ratio nayo yabimeze neza mu by'ukuri. Risk to reward ratio nayo yabimeze neza. So iyi fresh nashyizeho ni yerekana ahantu mu by'ukuri heza umuntu waba warakurikiraniye hafi Bitcoin yagakwiye kuba umuntu yarahinjiriye ahangaha. So kuyitradinga rero umuntu ashobora kubikorera ku mubroker. Hari umubroker dukunze kubaha natwe dukoresha witwa FBS,
ariko ushobora no gukoresha exchange runaka. Benshi nabonye bakoresha Bybit, hari n'abakoresha Bitget, hari n'abakoresha Binance. Amasoko yo ni menshi umuntu ashobora gukoreraho futures trading. Ubwo rero gusa aho turimo kwerekeza Bitcoin yo igomba kuzamuka ikagera ku bihumbi 100 by'idolari. Ibyo ngibyo ni ibintu bishoboka cyane, birashoboka ko bishobora kuba no muri iyi weekend tugiye kwinjiramo rwose ukabona aribwo bibaye, ariko urabona ko mu by'ukuri kuba yaraturutse ku 92 by'idolari, imwe ari kwivunja ikagira ubuzamuke bungana gutya, so urumva twatangiye bya bihe twita byiza. So ikindi nagira ngo mbereke nanone kirimo kuzana ihumure ku bakunzi ba crypto by'umwihariko, ni ukuvuga ngo nkanzeho hano ku bijyanye na BTC dominance, turebeye n'ubundi muri time frame y'amasaha ane, biragaragara yuko this is a downtrend market, trending a downtrend, ngira ngo birimo biragaragara. So ubwo ama lower highs ngira ngo nayo araboneka neza, so twigije hejuru gatoya. So Bitcoin dominance nibiba byiza kurushaho, dutegereje yuko izaza ikagera ku rugero rwa 56%, bizaba birimo kurushaho kuba byiza kugira ngo ama altcoins muri rusange habeho change iri positive, ubuzamuke bumwe bunini rwose dutangire kububona. So urabona rero ko Bitcoin iri mu cyerekezo, biri mu cyerekezo cyiza, ubumanuke burashimishije. So bukomeje rero bwaba butanga icyizere ko altcoins nazo igihe cyazo kigeze, uko Bitcoin dominance igenda igabanuka. Ayo makuru ku bimitongo twari twagize kuri monthly time frame, reka nse nkuyibereka gatoya, ndumva ubushize twarabaye nk'ababikomozaho kuri monthly time frame. Kanongere ngire kuri daily gatoya, nturambirwe kuko hari andi makuru ari imbere ngiye kubagezaho kandi y'umumaro cyane. Habeho kuri refreshinga kugira ngo turebe neza ukuntu byifashe. Buri umuntu yakunda industry ubundi ntabwo yapfa kurambirwa gutyo gusa ngo ahita ahindura ajya ahandi n'iki, kandi ubu ngubu abantu bahise babibona yuko nta kintu na kimwe bitwaye gukanda kuri like na subscribe no gukora share aho bibaye ngombwa. Ubwo harimo abamaze kubikora, ariko n'utarabikora ukanzeho ndabizi neza ko ntacyo byakwangiza, kandi umuntu wese ugize ineza yose ntabwo igihera, ahubwo hari umugisha izana. So turebeye mu kwezi, mu ishusho y'ukwezi muri rusange, reka nse mu kwezi ni gutya twabigaragaje. So biramutse bibaye byiza kurushaho Bitcoin dominance yazaza ikagera kuri 40%, ibyo byaba byabaye akarusho. Nkurikije uko abakurikiye video y'ubushize, niba mwarakurikiye neza, ndumva narabisobanuye mbiva imuzi, nkomparinga n'indi myaka yagiye ibanza. So niyo mpamvu izi video ziba zifite ukuntu zigiye zunganirana. So ku muntu rero mushyashya cyangwa se umuntu ukunda iki gisata by'umwihariko, ntabwo byaba byiza ugiye uzikurikiranya, nibwo amakuru warushaho kujya uyacapturinga neza kabisa uko yazingatira. Byaba byiza ukajya ufata n'akajenda na bike yawe ukagira ibyo unota, kuko n'iby'umumaro nabyo cyane. So crypto rero nifuje kubabwira kuri crypto umuntu ashobora kubika dore ngiyi andi kuri Base Network, no kuvuga ngo ntabwo irahenda mu by'ukuri, ngira ngo murabibona. Iyi ni imwe muri crypto zizakora umuti. Iyi ni imwe mu zizakora umuti. Ndabizi ko hari abantu basanzwe bafite list itari ntoya, ubu iyo nayo ni ukuyongeraho uwo uzashobozwa akagira ukuntu yabigenza nanone kuri iyi crypto. Ukurikiranye neza, hari n'abantu b'abahanga barimo kuyivugaho. Ubwo mba nakoze research hirya no hino kuri X, ariyo format Twitter, kuri YouTube nkareba aba pro barimo kugira izo bavuga. So iyi ngiyi rero iri mentioned, kandi hari ukuntu izitwara neza muri iki gihe tugiye kwinjiramo kiri imbere. So ikindi kintu cyiza rero nagira ngo mbabwire ku bantu batekereza mu buryo buri long term,
batareba hafi gusa, batareba ibintu nyine donc inyungu za vuba vuba ziza za vuba vuba ngo ku munsi, ngo mu cyumweru, ngo mu kwezi kumwe, oya. Bashobora kureba muri bigger picture, tukareba tukavuga tuti mu myaka ibiri, mu myaka itatu, ese hari ikintu twakora wenda niyo cyadutwara imyaka itatu ariko kikaba cyazana umusaruro. So ni kubw'ibyo rero hari opportunity tumazemo igihe, ndumva mperuka kuyivugaho mu kwezi, ndumva ari nko mu kwa karindwi kwa 2024. Reka nongere nyisubiremo kubera yuko ni long term opportunity. No kuvuga ngo yitwa Cryptex, no kuvuga ngo hano amadolari 100 umuntu yashyizeho abazabikuza mu myaka itatu, akazabikuza 200 hagati ya 30 na 35 by'idolari, bigatwara icyo gihe kinini gutyo. Nuko nguko ibintu bimeze. So ubwo nuvuga ngo hano ubwo ngewe nashyizeho $200 muri uko kwezi kwa karindwi hashize igihe, hashize igihe. So ubwo rero turakomeza icyo gihe nikigera tuzabikuza. Ubwo nabikoze nanjye kubera yuko nari mbonye undi muntu washyizeho ndumva ari nk'icyatanu gutyo, ategereza imyaka 5 abikuza 1000 bikabakaba muri 400 by'idolari. Iyo proof narayiboneye muri Zoom, ndavuga nti why not, cyane cyane katangizwa ari makeya, ni investment yego ni risk, ariko se so what, reka umuntu yagerageza, we never know. Abo ngabo ko yabikuje, numva ko nanjye bishoboka, kuko niba kuva mu kwa karindwi kugera ubu nkibivuga bigihari, cyangwa se niyo myaka, kuko project imaze imyaka 8 hari ikora kubakurikira neza. So hari impamvu iyo myaka 8 yose ishize. So ubwo rero link turayishyira muri comments, umuntu w'umurisk taker waba interested nawe ibi ngibi, aya mahirwe nawe akaba yagira gute, yayabyaza umusaruro. So crypto nayo ndayibabwiye, nakagaruka vuba hanga turagaruka tubaha andi makuru, ariko twinjiye muri wa mwaka izamuka ridasanzwe rigiye kuzaba. Ubwo buri wese uko abashishwa cyangwa se uko ashobozwa arimo kugira ukuntu agenda abyiteguramo. Turi kumwe cyane, turabakunda. Digital Wealth Rwanda rwose, like and subscribe mukoresheho bibaye ngombwa, kandi Imana ibarinde.